Dutangiranye inkuru yacu mu ishuri n'abanyeshuri disi ubona ko bishimye barimo barakinana, ubona disi agakobwa ku ruhande karimo kareba ukuntu abandi banyeshuri barimo guterana impapuro, ubona disi byamurenze. Rero uyu mukobwa disi arimo areba, ubona ko ni ishuri disi ryigamo ingeri zose, abasaza, abakuru, abatoya, ubona ko disi bari bishimye. Bakwereka umutipe umukobwa yari yarangariye nyine arimo aratera impapuro. Ako kanya mwarimu yarinjiye, akinjira yateye urupapuro mwarimu ahita yihisha. Mwarimu ati mwese muhaguruke. ino ntera urupapuro disi barahagurutse, ariko hari umuntu wihishe. Wa mutipe mutera urupapuro yari yihishe. Disi gisaza cya gitipe kinjira ko nyine kigabo kiti dore nguyu mo hano yihishe. Disi arakwereka umunyeshuri gake gake, ubona ko disi umutipe afite ubwoba, akutizana ko ishuri disi rishimishije. Agafilme kuri nakabazaniye akuye munsi kabashimishe, kandi usaba gukora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe kuzinda gushimiye Imana iguha umugisha. Barakwereka wa mutipe yarahagurutse, no kudisi umutipe w'igentro, umutipe w'iboga ko nyine yari afite ubwo avuga ati nyagasani mwarimu aranyica we. Kudisi mwarimu aramubwiye ati umva sha, genda hinda umwanya aho ngaho, genda uhindure umwanya aho ngaho, ugende ucira hari imbere. Kudisi arakwereka umukobwa yaramutunze urutoki. Umutipe ati wana ngiye mva odi, genda tuka nkimanukira uranyumva neza. Kudisi arakwereka wa mukobwa twatangiranye arimo aramureba cyane yamurangariye, ni nawe bavuze ngo bagende bicarane. Kudisi umutipe yaraje kwako twatanye umukobwa arimo aramureba cyane nyine, ubona ko yishimiye imikino yakinaga. Umutipe nyine byaramurenze avuga ati narokotse we, mwarimu yari kunyica. Kudisi agakobwa karimo karisekeshwa gake gake, ubona ko nyine kijishije karimo karasoma gatabo nyine. Ko Kudisi arakwereka n'ako kanya umukobwa yaramurebye yitegereza ku mutima ati ariko bari bagukubise habuze gato. Kudisi bararebanye, umutipe ati wana nyine kicanye ntago yankoraho, ntabwo yankubise. Barakwereka cya gisaza nacyo cyakimo kirikinira kikagidongo gitera mwarimu agapapuro nyine yakozemo indege. Kudisi arakwereka ni ishuri abanyeshuri nyine baba zayi n'abarimu nyine bakinana. Kudisi arakwereka wa mutipe we ni kirara abasanye telefone. Umukobwa ati uzana telefone mu ishuri. Umutipe ati none hari ikibazo se? Abo ngo reka nigire kuri TikTok wana. Kudisi umukobwa byaramurenze bati wambariye ukabika. Ako kanya arakwereka hageze break sasa. Kudisi barishimye, umutipe ubona ko nyine yasibye gasezera umukobwa byaramurenze yisigarira mu ishuri aho ngaho. Ako mwarimu abayumi watabanyishe kuko nzabashobora. Kuri disi nakuba kasigaye aho ngaho, ubona kwishimye kavuga ati ko mbega uyu mutipe yarashimishije kweri. Muri break aho bibereye hose bamo bagenda bikinda na cya kizehe baba bari inshuti nyine iki gitipe nkuko mukibona, ariko ntari ikizehe yambara agakabutura abandi bambaye amapantaro. Kudisi kwereka aho abakobwa nabo bamo baritambukira gake gake nyine ku ishuri, bakuze bamo baratambuka, abatipe nabo bishimye, ubona ko barimo baraserebura bati ako twagakinnye we, twagakinnye tu. Kudisi barakwereka abakobwa bamo barigendera, waho twatangira nyine yicaye mu ishuri arimo aseka wa mutipe nyine yabona ko yamwishimiye. Barakwereka abatipe bacu baragiye gake gake banarangaye, gake gake bishimye, n'abakobwa bacu bishimye. Kudisi umutipe wawe n'ugisaza ati akoma dufite imbaraga, waba uri kuntu twatuga twimanukira. Kudisi barakwereka abakobwa barimo baragenda gake gake, wa mutipe aragenda atagonga wa mukobwa batanye muri class bicaranye. Rebera nawe baratangiye kurebana gake gake, bararebana gake gake, ubona ko disi hanze kumurekura. Rebera indora rebera ukuntu amureba, ubona ko disi n'abatipe umukobwa ubona ko nyine ameze neza, yaramufashanga no kumurekura. Umukobwa nawe yaratwawe, umukobwa ati ariko mbega umutipe we yanze kumurekura. Ubwenge baragenda, ako nyuma arigarura ate kushara urishije umunyenga we. Ubwo bakobwa bose n'abandi banyeshuri bose bahagaze mu barareba, bamwe barafana, ubona ko disi n'abanyeshuri babihagarariye hagati mu kiziga. Bararebanye umukobwa ati ku mutima ati burya se ufite n'imbaraga ati wowe. Umugabo wacu wandi yaraje ati wana byari bishimishije wana ariko muranaberanye da mwana akunda. Ngo disi itipe cyangwa ati mvapte reka ngase va tugende. Kudisi umukobwa asigaye aho ngaho yumiwe, akiza ukundi raguye hasi, umutipe akamusama ibyishimo ku gatima. Ndeba nawe ndebera nkuko muri kubireba. Umukobwa yaragiye, ariko ubona ko disi ageze imbere atangira kujya hindukira wa mutipe umaze kumufata nyine gatagwa. Yahagaze arahindukira aramureba. Kudisi akwereka kasi yarageze basubira mu ishuri. Umutipe yarisigaye hanze yakerewe, abandi biyinjiriye. Yaje arunguruka
kurunguruka arunguruka n'umukobwa nyine bamwe nyine babaye inshuti yari yicaye umukobwa nakajya areba hanze umutipe kumamaga umukobwa ati oya kosha ntago naza ngo disi umutipe yasamwereka ibyo kurya ati ewa numva hano mfite mu byo kurya mfite mo pizza ngo disi akwereka umukobwa byaramurenze ati ye harimo pizza ati ariko nzikunda ati shavayo mani vayo umukobwa ati mana yanjye gusa ngendera abandi binjiye ngo disi umukobwa wacu yagiye acunga mwarimu gake gake ubona ko disi agafilime kwimunsi nakabazaniye agafilime ku rukundo umukobwa arasohotse acunga mwarimu ati bagende bicarira hanze abandi binjiye ndera abanyeshuri bacu ukuntu bameze kudisi bakwereka yahise agenda gake gake ahita amutwara nyine barishima baraseka ubona ko disi bazanye amapiza niyo barimo kurya ubona ko disi bishimye baseka gake gake uko muri kubibona ngo disi umukobwa wacu yagiye amenyana n'umutipe baba inshuti barakwereka mu kunsa graduation rya shuri nyine ko muri kubibona bagiye kugraduatinga baragaraduetinga ubwo disi ubona ko barishimye barangije kwifotoza wese batangiye guhoberana gake gake buri wese nuwe disi kuri ku mukobwa wacu hagati muri kumubona yabuze umuntu uza no kumuhobera ndebera agahinda kandi afite ya nshuti ye iri hehe disi umukobwa yarumiwe yagumye ahagaze nyine yumiwe ubwo disi barakwereka ubwo disi umukobwa wacu gumwe yumiwe disi wa mutipe yaje kumwanga byagenze bite reka turore disi arakwereka umutipe wacu ariko hasigaye nyine aramubwira ati nyine agiye kumuhobera kuko yaramurebye ati ubundi wari wagiye hehe ngiye gusigara ngiye nyine umutipe disi yaramutegereje anyeje amurebera mu gipapuro ati wana kuri mwiza ati bayi tuzasubire umukobwa nasigaye aho ngaho ubona ko disi yimye ku bintu mubabaje ati suransize kuko ndebera nawe ko umuntu w'inshuti mukaza kugusiga ariko nyine ko umukobwa yarotaga ari mu ishuri bira byose nibyo yarotaga kuko wacu disi arebye imbere aratungurwa ati bani biki mbonye sikundi bantu ngo disi wa mutipe we n'cya gisaza bari basinze mu ishuri nabo babatwara imbere barimo barahanika amaboko nyine ngo bagorore imitsi yabo umukobwa byaramusekeje barimo abamubonye ati umva ati vayo nawe vayo basange nawe wari wasinziye nta soni se ndetse yakwereka umukobwa wacu nyine bati vayo imbere nawe uzi ukora ibingibi barimo barakora uranyumva neza aho bakaca ko twabanya ko wa mutipe ari ukuntu mwayibonye hari ukuntu bameze cyane disi barakwereka umukobwa yaje gake gake mwarimu ati ngesho yanyu ntago basinzira ubwo disi akwereka umutipe nyine nagashona ko gashimishije agashuri nyine gona ko disi karashimishije abana baho n'abarimu ubona ko disi banamenyeranye kandi bakiga kandi bakanatsinda ese weho ari mu ishuri ntago wakishimira kugira umwana umeze nk'uriya nyine udakaza ibintu nyine uri kwiryoza kandi mukanatsinda disi akwereka byarabashimishije bazi kugwa n'igihano ukatubona ko nyine girashimishije nta mutima mubi disi akwereka abana bacu barishimye bagiye imbere nyine barigorora imitsi kugira ngo batakomeza gusinzira ibyo byose byararangiye umukobwa wacu disi n'umuhungu wacu baje kujya mu rukundo nyuma urabona ko disi baje kumenyerana baza kujya mu rukundo gake gake ubona ko disi baje kurujyamo kandi ubona ko disi banishimye bahuriye he batangiye bakina mu ishuri twabibonye n'akazi kawe byo barakumenya ubwenge nagasoje inkuru yacu inkuru nakagaruka Imana wende cyane turabakunda kora subscribe kora like duhe share duhe comment tumenye tuti inkuru twagezaho barazikunda koko Imana barinde turabakunda cyane ciao